iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbifurize ikaze muri rya shuri ryacu ry'ubwenge. Umunsi wa none turarebera hamwe ingingo igira iti iherezo ry'abanyabyaha, iherezo ry'abagome, iherezo ry'abakobanyi, iherezo ry'abanzi b'Imana. Bashize twareberaga hamwe imyitwarire abatari abanyabyaha cyangwa se abitirirwa izina ry'Uwiteka bakwiriye kugira hafi y'abanyabyaha cyangwa se uko bakwiriye kubitwaraho. Uyu munsi rero tugiye kureba ku iherezo ry'abanyabyaha. Igihe cy'Imana nikigera, ingaruka z'ibyaha zizagera ku banyabyaha. Uyu munsi biraba bagerwaho n'ingaruka, uyu munsi biraba bagasarura, ariko noneho by'umwihariko igihe cy'Imana hari igihe kizagera ingaruka zuzuye z'ibyaha zikagera ku banyabyaha. Hari ibyo rero Bibiliya itwigisha by'umwihariko hano mu gitabo cy'Imigani, nk'uko mubizi aricyo turi gucukumbura, ni naho tugiye kureba ibintu byinshi Imana ivuga nk'ingaruka z'abanyabyaha, nk'ingaruka zizagera ku banyabyaha. Bibiliya iratubwira hano mu Migani igice cya 2. Reka tuhasome Imigani igice cyaho cya 2 umurongo wa 22. Bibiliya iratubwira ngo ariko inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi kandi abariganya bazayirandurwamo. Ngira ngo urabyumva neza ko Bibiliya iri kutubwira ko abanyabyaha cyangwa se inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi. Imigani 12 umurongo waho wa 7, Bibiliya irambwira ngo abanyabyaha bazubikwa, ntibazaba bakiriho, ariko urugo rw'umukiranutsi ruzakomera. Imigani 14 umurongo waho wa 11, Bibiliya iratubwira ngo urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko iherezo ryayo ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Ntabwo byumvikana ko ari umugisha ku munyabyaha. Ntabwo ingaruka cyangwa se ibitegereje umunyabyaha ari ibintu byiza. Bibiliya yatubwiye ngo urugo rwe ruzasenywa. Ariko ubundi njya nibaza, ingo nyinshi zisenyuka kubera yuko abantu ari abakiranutsi? Oya, ntabwo ibyo byaba ari ukuri. Ahubwo ingo nyinshi zisenyuka kubera yuko abantu muri iyi minsi bakunda icyaha, cyangwa se mu yandi magambo bumvira kamere y'umubiri. Ntabwo twayivugaho ngo tubone umwanya wo kuyivugaho, ariko kamere y'umubiri ni kamere imbwira ngewe ngo jya wikunda, jya wiyitaho, jya ushaka ibyawe bikunezeza, we kwita ku bandi. Cyo ntabwo ari ikintu cyiza. Rero Bibiliya iratubwiye ngo urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa. Mu yandi magambo, iyi mirongo yose n'indi myinshi tutari bubone umwanya wo gusoma, aho yerekeza nuko ingaruka zizaba ku munyabyaha ari uko azarimbuka. Imigani igice cya 5 umurongo waho wa 22. Icyo tubona ngaha nuko icyaha cyabo, ndavuga icyaha cy'abanyabyaha, kizabafata. Kenshi bibwira ko bagisize, kenshi bibwira ko nta ngaruka kizabagiraho, ariko icyaha cyabo kizabafata. Imigani 5:22, umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe kandi azakomezwa n'ingoyi z'icyaha cye. Kizagufata, kizakuboha, kizakuzirika, ku iherezo ni lazima kizakuboha. Umunyabyaha azafatwa n'icyaha cye. Icya 3, ibyiringiro byabo bizayoyoka bibure, mu yandi magambo bishireho. Imigani igice cya 11
umurongo waho wa 7. Biratubwira ngo iyo umunyabyaha apfuye kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Mbega ibintu biteye agahinda. Donc umunyabyaha ibyiringiro bye iyo apfuye biba birangiye, nta bindi byiringiro, nta byiringiro by'iteka bagira. Byiringiro byabo birangirana nuko umuntu aba ashizemo umwuka. Ibi rero ntabwo ari byo bihesha amahoro, ahubwo ibi bitera umutekano muke, bitera imidugararo yo mu mutima, kuko ibi nta byiringiro birimo. Nta muntu n'umwe utazi neza yuko azapfa. Abantu bose bajijutse cyangwa se bashaka kwemera ukuri bazi neza yuko hari umunsi umuntu uwo ari we wese yagenewe kugira ngo ave muri uyu mubiri. Iyo rero uwo munsi ugeze nta muntu wawurenga. Iyo rero iherezo ry'umuntu rije ryo kuba muri uyu mubiri, ni lazima ajye aho atera intambwe akinjira mu buzima bw'iteka ryose. Iyo tuvuze abizera, iyo tuvuze abakijijwe, iyo tuvuze abakristo, abana b'Imana, tuba tuvuze abo ngabo bafite kwizera kurenga hirya y'ubu buzima, kurenga kugapfumura mu rupfu, kukareba hirya aho tuzanezeranwa n'Imana by'iteka n'iteka. Rero ibyo byitwa ibyiringiro bizima. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya iratubwiye ngo iyo umunyabyaha apfuye kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Donc ibyabo birangirira aho ngaho. Uramenye ntukabe nk'aba ngaba. Yewe izina ryabo kandi rizabora. Imigani igice cya 10 umurongo waho wa 7. Izina ryabo rizabora. Kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Izina ry'umunyabyaha rizabora. Ni nko kuvuga ngo umunyabyaha ntazibukwa. Icya 6, kurimbuka kwabo kuzaza vuba kubatunguye. Kurimbuka kwabo kuzaza vuba kubatunguye. Imigani igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 15. Kurimbuka kwabo kuzaza vuba kubatunguye. Imigani 6 umurongo waho wa 15. Bibiliya iratubwira ngo nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi ntazungwa. Iyo urebye uhereye ku murongo wa 12, wenda reka tuhasome tugeze kuri uyu murongo wa 15, urebe neza uyu muntu uri kuvuga. Umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, niwe ugendana umunwa ugoreka, akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze. Umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranya. Nicyo gituma amakuba yande y'uyu muntu tuvuze haruguru, uyu muntu w'ikiburaburyo, uyu muntu w'inkozi y'ibibi, uyu muntu amakuba ye azamutungura. Azamutungura. Muri cya gihe yibwira ko ibintu byose ari ubigenzura, muri cya gihe yibwira ko ibintu byose abizi, muri cya gihe yibwira yuko nta kibazo, amakuba ye azamutungura. Ngo azavunika vuba kandi ntazungwa. Kurimbuka k'umunyabyaha kuzaza vuba kumutunguye. Icya 7, ntibazabura guhanwa. Iki kintu tugitsindagire, twongere tugitsindagire. Umunyabyaha ntazabura guhanwa. Hari igihe abantu bamwe biyita cyangwa se bavuga ko ari abakristo bajya bantangaza cyane, kavuga bati ariko se runaka reba akora ibyaha ibi n'ibi, reba akora ibyaha ibi n'ibi, reba akora ibyaha ibi n'ibi, kandi nta kibazo ajya agira, nta ngorane zimubaho, ntajya arwara, aracuruza kunguka, niwe ufite inzu nziza, niwe ufite imodoka nziza. Mbese mu yandi magambo bakumva yuko ari nk'umunyamahirwe, ari nk'umunyamugisha. Bo bakaba bafite ingorane kandi bafite ibibazo baterwa nuko wenda ari abakristo. Muramenye inshuti zanjye ntibikababeho
kuko ibyo ntabwo byaba ari imitekerereze myiza, ntabwo byaba ari imitekerereze igororotse. Ni lazima umunyabyaha azahanwa. Imigani 11 umurongo waho wa 21, Bibiliya ivuga yeruye neza yuko umunyabyaha azahanwa. Imigani 11 umurongo waho wa 21, Bibiliya iravuga ngo nukuri rwose, reba nawe, nukuri rwose umunyabyaha ntazabura guhanwa, ariko urubyaro rw'umukiranutsi ruzakizwa. Mbese umunyabyaha ntazabura guhanwa. Ntazabura guhanwa. Sinzi umunsi, sinzi igihe, sinzi uburyo, sinzi uko bizagenda, sinzi, ariko umunyabyaha ni lazima ntazabura guhanwa. Icya 8, bazakorwa n'isoni. Abanyabyaha ku iherezo bazakorwa n'isoni. Nta muntu n'umwe ushobora guhitamo iyi nzira hanyuma ngo avuge ngo azanezerwa ku iherezo. Oya, ku iherezo bazakorwa n'isoni. Iherezo ry'abanyabyaha ni ugukorwa n'isoni. Imigani 13 umurongo waho wa 5, Bibiliya irambwira ngo umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Ku iherezo umunyabyaha arigayisha, ku iherezo umunyabyaha yikoza isoni. Sinzi ko hari umuntu waba ari umunyabwenge akifuza gukorwa n'isoni. Aya, gukorwa n'isoni ni ikintu kiremereye cyane, ndetse abantu bamwe kugira ngo basisibiranye ibimenyetso byo gukorwa n'isoni kwabo bishyura amafaranga menshi. Ntuzayibere. Hari abagabo ubu ngubu batazi icyo gukora, byamaze kubacanga neza, babuze aho bakwirwa, kuko aribaza ngo ese umugore wanjye aramutse amenye ishyano nakoze byagenda gute? Agahora yishyura, akaba ari ajya no mu madene kugira ngo asisibiranye ibimenyetso byagaragaza ko yamaze gukorwa n'isoni. Isoni zaramukoze mu mutima, yarangije kwicwa nazo, ariko ntashaka ko abandi bantu babimenya. Kubera iki? Gukorwa n'isoni ni ikintu kibi cyane umuntu wese w'umunyabwenge atakwifuza. Keretse ikigoryi n'umupfapfa nibo bataterwa ikibazo no gukorwa n'isoni, ariko abandi bantu bose bafite mu mutwe hazima, bafite intekerezo zitunganye, ni lazima gukorwa n'isoni, bazi neza ko ari ikintu kibi. Umunyabyaha iri ni ryo herezo rye, kwigayisha ndetse no kwikoza isoni. Mwene magambo, ibyo akora byose nahangaha abari kwerekeza ku kwigayisha, haba imbere y'Imana haba n'imbere y'abantu, ndetse abari kwerekeza ku kwikoza isoni haba imbere y'Imana haba n'imbere y'abantu. Icya 9, urumuri rwabo ruzazimywa. Imigani 11 umurongo waho wa 9, Bibiliya irambwira ngo utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, ariko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe. Iyo umukiranutsi amerewe neza, umudugudu urishima. Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke. Imigani 24 umurongo waho wa 20, Bibiliya irambwira ngo kuko nta ngororano y'umuntu mubi ururimi rw'ukiranirwa ruzazima. Nta ngororano y'umuntu mubi ururimi rw'ukiranirwa ruzazima. Mwene magambo, ntabwo iherezo ry'umunyabyaha ari iherezo ryiza. Imigani 13 umurongo waho wa 25, Bibiliya irambwira ngo umukiranutsi ararya agahaga, ariko inda y'umunyabyaha izasonza. Izasonza. Ibyo yagira byose, kisinzi ko abantu bacyumva. Ukuntu umuntu yaba afite ibintu byinshi ariko akaba ashonje, birashoboka. Umuntu wese udafite kunyurwa ntashobora gukira, ahora ari umutindi. Nubwo yagira ibintu byinshi cyane birenze ibyo umuntu yashobora gutekereza, ariko akaba atanyurwa, ni lazima aba ari umutindi. Umunyabyaha azasonza, ni lazima, ntazigera ahaga.
azagumya ashonje. Igikurikiyeho bazacishwa bugufi. Imigani 14 umurongo waho wa 19. Abanyabyaha ntushobora kubabona bicishije bugufi, ahubwo iteka bicira hejuru, ariko Bibiliya iravuga ngo bazacishwa bugufi. Umubi yikubita hasi imbere y'umwiza, n'abanyabyaha bapfukama mu marembo y'abakiranutsi. Abanyabyaha bapfukama mu marembo y'abakiranutsi, kandi umubi yikubita imbere y'umwiza. Ku iherezo abanyabyaha bazuzura ubwoba. Iherezo ry'abanyabyaha ni ukuzura ubwoba. Imigani 28 umurongo waho wa mbere, Bibiliya irambwira ngo umunyabyaha ahunga ari nta wumwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Umunyabyaha ahunga ari nta wumwirukanye. Hari umuntu umwe wari urimo kuduterera urwenya, atubwira ngo ukuntu uruhinja rwose rutoya ngo rufata umujura. Rumufata rute rero? Nuko ruramutse rufashe nk'agatoki ke cyangwa iki, ntabwo rurekura uko rubonye kose, kandi nawe akumva adashaka kuruhungabanya, bityo akarinda afatwa asa nk'aho afashwe n'urwo ruhinja. Simbizi ukuri kwabyo, sinzi niba ari byo cyangwa se ari ibyo abantu bivugira gutyo gusa, ariko bibaye ari byo byaba bitangaje ukuntu umuntu wisha abantu, umuntu uterura ibintu by'abandi biremereye uko byaba biremereye kose, mbese umuntu ufite imbaraga nk'izo afatwa n'uruhinja rupima ibiro 3 cyangwa 2 n'igice cyangwa 4. Ariko nuko iryo ari ryo herezo ry'abanyabyaha. Ni lazima bagombe buzure ubwoba, birukanke ari nta wubirukanye. Nyamara umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Reka nkubwire nshuti yanjye, wari ukwiriye kuba umunyabwenge ugatekereza ku iherezo ryawe, ugatekereza ku nzira uri kunyuramo cyangwa se uburyo uri kubaho ubuzima bwawe, maze wasanga iherezo ryawe ryaba rimwe mwaya ngaya tumaze kuvuga, ugahindukira. Haracyariho ibyiringiro. Uracyafite amahirwe yo guhitamo neza. Uracyafite amahirwe yo kunyura mu kindi cyerekezo kitari icyo ngicyo. Nta mpamvu yo kuba imbata y'icyaha. Sanga Yesu akubohore. Sanga Yesu akugirire neza, aguha amahoro yo mu mutima. Sanga Yesu aguhe iherezo ryiza, maze nawe ujye ugenda uririmbishwa n'umunezero yuko wabohowe rwose. Wihitamo kuba umunyabyaha, hitamo kuba umukiranutsi. Kandi nubikora gutyo rwose Imana iragufasha, kandi umucyo w'Imana uramurika mu mutima wawe, maze utangire kugenda mu cyerekezo aho umurikirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana, aho ugenda utunganye ugakora ibitunganye. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Zakubari wowe munyabyaha gusuhari, n'ibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi.